Agakiza twahawe ari akacu bwite ntawe tugasangiye, ni umutungo wa buri muntu wese wemeye kuwutunga ndetse no kuwuhabwa. Ndagira ngo mbibutse ko ni umutungo uhigwa nk'uko iyindi mitungo yose yo mu isi ihigwa, ndetse uyu mutungo wacu uhigwa na Satani. Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro y'Imana, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buganze mu mitima yanyu. Ni mwene so Munyampundu Jean de Dieu, ndi umusore ushima Imana, ndi umukristo, nshimiye Imana kandi ko yongeye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ibyanditswe byera, tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma muze kunyemerera tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana isuke ubuzima buzima muri iki kiganiro tugiye tuganira ku ijambo ry'Imana, kubera yuko ibi bintu byabayeho kera ntarabaho, yewe ubanza nari nkiri umugambi mu bitekerezo by'Imana. Bishatse kuvuga ngo ibintu ngiye kuvuga biranduta, niyo mpamvu nkwiye gusenga kugira ngo ntabarige ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwe cyubahiro, kandi ijambo ry'Imana rize kugira ubuzima buzima mu baryumva. Umuntu hazaryumvira hariho hose, uri mu kazi, uri muri biro runaka, uri mu modoka, uri mu bitaro, uri mu kazi ko mu rugo, buri muntu wese ahari ahazumvira ijambo rizamubere ubuzima buzima. Tugiye gusenga Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu, uri data wa twese mwiza, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza n'ubundi duhaye ko tugira icyizere cyo kuba imbere yawe tuganira ibyawe, tuvuga ibyawe. Turasabye kugira ngo dushyigikire usuke ubuzima buzima muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuvuga ijambo ryawe ryabayeho ntarabaho, ryabayeho nkiri mu mugambi wawe, nkiri mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo nshyigikirwe nawe, mfashwe nawe, imbaraga z'umwijima zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Iminwa igiye kuvuga iri jambo ni iminwa yanduye, ariko ndasenze kugira ngo unyeze, untunganye, unkureho urubanza rw'ibyaha urwo ari rwo rwose, maze nagukire kuvuga ibyawe, nagukire kugukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ntaba ari jyewe ahubwo izina ryawe rishimwe, ubuzima bugaragare mu ijambo ryawe. Mwanditsi wanditse yaranditse aravuga ngo iki ngiki nicyo kimara umubabaro, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Ndifuza ko iri jambo ryawe rikazura, rikaba umuti, rikambika abantu bambaye ubusa, kandi rikambura bambaye ibidafite umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya utari buze kurambirana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana rero ko iduhaye uyu mwanya kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuvuge ku buntu bwayo n'urukundo rwayo n'imirimo idukorera buri munsi. Imana ishimwe. Hanyuma ngusabiye umugisha wowe uzumva aya magambo, ngusabiye umugisha wowe uzumva iyi nyigisho aho uzaba uri hose, ibyo uzaba urimo byose, Imana iguha umugisha hamwe nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome, ariko mbere yuko dusoma reka mbabwire intego y'ijambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira amagambo turi buze guha umutwe w'amagambo uvuga ngo, cyangwa se intego y'ijambo ivuze ngo guhabwa agakiza n'ubuntu, ariko kugatunga n'ukwiyemeza guhomba. Reka nsubiremo mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo tugiye kuganira amagambo avuze ngo guhabwa agakiza n'ubuntu, ariko kugatunga n'ukwiyemeza guhomba. Ibyanditswe turi buze kwifashisha, wenda turaza kubisangamo hagati. Turi buze gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ni ibice 5 ku murongo wa mbere. Aho ngaho sindi buze ko hasoma cyane, ariko turaza kuhasanga amagambo avuga ngo twatsindishirijwe no kwizera. Ubwo aho ngaho ndumva naba masubikiye aho ngaho, ariko turaza kwifashisha nanone urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ni ibice 3 ku murongo wa 7. Turaza kuhasanga amagambo n'ubundi Pawulo yavuze ngo ibyarindamuye yabihinduye igihombo kugira ngo aronke Kristo. Reka twifashisha aya magambo maze tuganire mu izina rya Yesu. Twari tuvuze ngo guhabwa agakiza n'ubuntu, ariko kugatunga n'ukwiyemeza guhomba. Ndagira ngo mbibutse ko ibyo umuntu ahawe byose ntabwo ari ko abitunga, ndetse ibyo umuntu atunze byose ntabwo ari ko abitindana, ndetse hari n'ibyo umuntu ahabwa atari ibye, babiguhaye ngo utumike ubishyire ba nyirabyo. Ariko turashimira Imana ko aka gakiza twahawe ari akacu bwite ntawe tugasangiye, ni umutungo wa buri muntu wese wemeye kuwutunga ndetse no kuwuhabwa. Ndagira ngo mbibutse ko ni umutungo uhigwa nk'uko iyindi mitungo yose yo mu isi ihigwa, ndetse uyu mutungo wacu uhigwa na Satani, kubera ko Satani ntiyifuza ko ibyiza turirimba tuzabona, ntiyifuza ko tuzabigeraho. Ariko dushimiye se umwami wacu Yesu Kristo
hanyuma muze kunyemerera kugira ngo ntaza kurambirana ngakora ikigisho kirekire, muze kunyemerera sinze gusobanura cyane ngo agakiza ni iki, ariko ndaza kuvuga ngo ni impano y'Imana twagahawe igihe Imana yemeraga gutanga umwana wayo. Ndumva mwareka nkarekera aho ngaho ngasoreza aho ngaho. Nabivuze ngo agakiza ni impano y'Imana, agakiza ni umwambaro, agakiza ni umutungo, ariko ni umutungo utandukanye n'iyindi mitungo. Imitungo yose yo mu isi yarangira, imitungo yose yo mu isi bayikwirukananamo, imitungo yose yatezwa cyamunara, ariko umutungo witwa agakiza iyo wimutse urawimukana. Umutungo witwa agakiza iyo urwaye urawurwarana, ndetse ukajya wumva uri mu bwirwa ijwi rikubwira ngo humura mwana wanjye nubwo uryamye uri ku gisasiro ndi kumwe nawe. Ariko turashimira Imana yemeye kuduha agakiza, kandi Imana ishimwe. Turashimira Imana yemeye kuduha Yesu. Hari ijambo ririmo rimfasha cyane, Imana ngo yafashe ubutunzi bwose, imigisha yose, ibintu byose muzi bimubonesha amaso n'ibyo mutabona byose ngo ibishyira muri Yesu, irangije iramuduha. Imana ishimwe. Alleluya, alleluya. Reka tuganirire ijambo duhaye umutwe uvuga ngo guhabwa agakiza ni ubuntu, ariko kugatunga ni ukwiyemeza guhomba. Hanyuma muraza kunyihanganira, ntabwo ndi buze gusobanura ijambo kurindi, ntabwo byaza kunkundira kubera umwanya. Gakiza nakavuzeho, cyakoze ubuntu reka mvuge nabwo ko ari ikintu wenda uhabwa utakivunikiye, utagikoreye, nta kintu watanze. Reka mpite mpera kuri iri jambo mbabwira ikintu gikomeye. Buriya akenshi abantu dukunda gukeresa agakiza, yaba abagafite n'abatarakabona, dukunda kugakeresa aha rubanza ruko haje hiri jambo ubuntu. Akenshi ibintu by'ubuntu abantu ntago bakunda kubiha valeur, ntago abantu bakunda kubiha value, ntago abantu bakunda kubiha agaciro, kubera ko biba ari ubuntu. Ikimenyimenyi muzarebe ibintu binagura makeya bikunda n'ubundi gufatwa mu buryo buri aho ngaho buri normal busanzwe. Muzarebe ahantu habika umunyu no habika isukari, cyangwa muzarebe ukuntu bayirinda abantu ku meza. Nta muntu ndumva ubwira undi ngo wongere umunyu mukeya mu biryo ngo utawumara, keretse uwo nguwo rwose ari umukene wo kubabarirwa, kandi nimba narimo Imana imugirire neza, imuramburire ukuboko, imurebe neza. Ariko isukari akenshi barayigira bashyiramo n'akayiko gatoyi kubera ihenze kurusha umunyu. Rero agakiza ndumva ari mu Baroma ibice 6 bariho Paulo yavuze ngo ariko twaherewe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Rero guhabwa agakiza ni ubuntu nta kiguzi, nibyo nahoze mvuga mu Baroma 5:1 yavuga ngo twatsindishirijwe no kwizera. Ubundi ukizera gusa uba ukizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, agakiza ngakura gahawe. Imana ishimwe. Ariko rero kugahabwa nubwo ari ubuntu, reka tureka kukarebera mu ishusho y'ubuntu kugira ngo tutagapfusha ubusa, kandi kugira ngo tutagakereza. Ndagira ngo mbibutse iki kintu kimwe, ibintu byose bikugeze hari ubuntu suka aho bituruka ari ubuntu. Oya, hari igihe uca kuri butike cyangwa uca ku iduka bakakubwira ngo ngwino hano ufate, hari umuntu wasiza kwishyuriye fanta. Uhuye n'umuntu wagenda uvuga ko wabonye fanta y'ubuntu, ariko ntago ari y'ubuntu, hari umuntu wayivunikiye, hari umuntu wishyuye amafaranga yavunikiye kugira ngo ushyikire ya fanta. Rero agakiza nubwo abakristo tukita ubuntu, kandi koko ni ubuntu, ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Ubonye amahirwe yo kubaza Imana ngo ariko agakiza ni ubuntu, Imana yakubwira ati oya, agakiza ntabwo ari ubuntu kubera ko natanze umwana wanjye, nta kindi kintu warenzaho. Noneho uhuye n'umwana w'Imana Yesu ukamubaza utari ku bundi agakiza ni ubuntu, yakubwira ati kuri mwebwe ni ubuntu ariko kuri Yesu ubuntu. Kubera iki se atari ubuntu? Yesu we kiye namenye amaraso yanjye, ni kubera iki ushobora kumbwira ngo agakiza ni ubuntu? Imana ishimwe, ndafashijwe kandi. Alleluya. Imana ishimwe. Hanyuma reka mvuke n'akajambo gatoya kavuga ngo ni ukwiyemeza guhomba. Nta muntu ugushyiraho itegeko ngo uhombe ibyo wari ufite, nta tegeko rizaho. Wowe ubihomba ku bushake, ni ukwiyemeza, donc ni engagement. Wowe ubwawe uravuga uti reka mpombe iki kintu kugira ngo ndonka agakiza. Ndagira mbibutse ko guhabwa agakiza ni ubuntu, ariko kugatunga no kwiyemeza guhomba kugira ngo ubeho ubuzima bwa Kristo. Reka ko kantu kwiyongereho ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Alleluya. Hanyuma rero hari ibintu ndagira nihute, hari ibintu by'ingenzi dusabwa kwiyemeza guhomba. Ni byinshi ariko ndavugamo nka 2 cyangwa 3 by'ingenzi dusabwa kwiyemeza guhomba kugira ngo turonke agakiza. Paulo yaravuze ngo ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo kugira ngo, noneho hari naho avuga ngo hari aho yageze ngo akajya bibona nk'amasi,
kubera ko amase yayafashe nk'adafite agaciro, aba mu muhanda, inka ziratambuka zahutse, zikayasiga aho ngaho mu nzira, agakandagirwa, agakurwaho, akajya kuba ifumbire. Yageze ku rwego rw'uko avuga ngo asigaye abibona nk'amase. Kandi Pawulo avuga ngo ibyarinda muyange nabitekereje ko ari igihombo. Ntabwo ndi buze kwinjira muri aya mateka. Abantu ntibagire ngo Pawulo yahombye utuntu twa fake. Oya. Abantu ntibagire ngo Pawulo yahombye ibintu bidafatika biri aho ngaho gusa. Oya. Abantu ntibagire ngo Pawulo yahombye gusa kantu. Pawulo kimwe mu bintu yahombye gikomeye, yahombye icyubahiro. Yahombye icyubahiro ari nacyo kintu giharanirwa. Pawulo yari yarize, yari umunyamategeko, yari azi ibyo akora. Ntabwo nzi umushahara yahembwaga, ntabwo mbizi neza, ariko yari ari mu bantu bahembwa neza, yari ari mu bantu biyubashye. Ndavuga ngo kari gakomeye kuko kari akazi ko guhiga abantu b'Imana, reka mvuge gutyo. Kandi ayo mateka nabwo iyo yacukumbuye usanga Pawulo nabwo nubwo yahigaga abantu b'Imana yari arimo akorera Imana ariko mu buryo atazi. Yari afite ishyaka ry'Imana kubera ko abenshi yabahigaga babwira ati twebwe twize Imana imwe rukumbi. None ibi bintu mwazanye byo gusenga, byo kuramya abantu bose mubonye bije byose ngo twabonye Yesu, bije byose ngo ntabwo ibi bintu ari byo, twe twemera Imana imwe rukumbi. Niyo tuzi. Yarwaniraga ishyaka Imana ariko mu buryo bubi cyangwa mu buryo atazi. Yagombaga rero kubwirwa ngo undenganyirize iki. Aho ngaho ntabwo nshaka kuhinjira, ntabwo nshaka kwinjira muri ayo mateka. Byumva n'ahandi iyo abantu bataratangira kugufata nk'inzanga, iyo abantu bataratangira kugufata nk'inzengere, iyo abantu bataratangira kugufata nk'umuntu utazi ibyo urimo, nk'umuntu udafite ubwenge, hari igihe rimwe na rimwe haba haburamo akantu gatoya. Ibi bintu abantu bakwitinjije neza, kandi nawe wajya wireba ukavuga utari kubanza ndinjije. We umuntu akagutuka ntumusubize kandi uzi gutukana, uzi no unatukana kumurusha, waranabyize. Hari abantu babyize mu Kinyarwanda. Mpangara ngo uhangare neza, hakabamo ibitutsi wenda bitari bibi, ariko ibi bintu umuntu ataragukubita ntumwishyure kandi warize karati we, ariko Yesu agahita agusanga karati ukarambika sentire hari ukavuga uti reka nibere muri ibi bintu. Rero Pawulo aravuga ngo ibyarinda muyange nabitekereje ko ari igihombo kugira ngo ndonke, kugira ngo mbone Kristo. Imana ishimwe, kubera ko hari ibintu Kristo atabangikanwa nabyo. Ni byinshi ariko ndashaka kuvugamo ibintu bibiri byonyine, ubundi tugasenga Imana. Imana ibaho umugisha kandi mu izina rya Yesu kubwo kubana nanjye mu ijambo ry'Imana. Hanyuma mbere yuko mvuga ibi bintu bigeze muri bibiri gusa, ikindi tuzakivuga mu nyigisho y'ubutaha. Kubatizwa, gusenga, kuririmba, kwigisha, kwigishwa, guhanura, bya bindi byose muzi n'ibindi ntavuze, ntago ari cyo kimenyetso ko umuntu afite agakiza, kandi ntibihagije. Ahubwo kubaho ubuzima busa n'ibyo. Reka mbabwire, maze iminsi mbwira abantu ntabwo gusenga cyane ari byo bizatuma tujya mu ijuru, ahubwo ikintu kizatujyana mu ijuru nuko twahinduwe n'amasengesho twasenze, nuko twahinduriye benshi ku gukiranuka. Kandi ntabwo tuzahindura abantu tutarahinduka, ntibishoboka. Kireka nitwiyemeza kuba batubuzi, ariko ntabwo byakunda kuhindura abantu utarahinduka. D'abord urabanza uhindukire, nurangiza guhindukira uhinduke, nurangiza guhinduka uhindure n'abandi. Imana ishimwe. Hanyuma reka twihute twivugire bimwe by'ingenzi umuntu akwiye kwiyemeza guhomba kugira ngo aronke agakiza, kugira ngo atunge agakiza nubwo wagahawe, ariko kugira ngo ubeho ubuzima bwa gikristo, kugira ngo use nako ugahumure, doko nukubona uba umucyo, nabuze ibindi ndenzaho, ariko donc agakiza ugahabwe ariko unase nako unase nako basi. Imana ishimwe. Hanyuma ikintu cya mbere urasabwa gutandukana n'umuntu wawe wa kera. Narimvuze ngo urasabwa kugira ibyago ugapfusha umuntu wawe wa kera, ariko ukagira ibyago byiza. Umuntu wawe wa kera agapfa bakamushyingura. Iyo tubatizwa turavuga ngo dupfanye na Kristo tuzukanye nawe, bishatse kuvuga ngo habaye icyo twita guformata ibya kera. Iyo dusomye urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 17, haravuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, biba birangiye, biba bikuweho, biba byibagiranye. Mwibuka ko navuze ngo ugira ibyago ariko byiza ugapfusha umuntu wawe wa kera,
ahangaha iyo mpageze mvuga ijambo muze kumbabarira reka nisegura ariko ndivuge hasigara guhangana na twa tugeso wa mubi akwanduza, hasigara gusurwa na wa muntu wawe wa kera wapfushije ariko akajya ashaka kugenda azuka azana utuntu twa kera, usurwa n'umuntu ntashatse kuvuga ariko wawe wa kera kubwira atari ko wakoze kuvuga atari ko narahindukiye ndanahinduka. Rero usabwa gutakaza, usabwa gupfusha, usabwa gutandukana n'umuntu wawe wa kera. Umuntu wawe wa kera, Jado Munyampundu wa kera yarangwaga n'iki? Yewe wa kera, weho wa kera twagengwaga n'amategeko, ariko uyu munsi tuyoborwa n'umwuka wera. Uyu munsi hari ibyaha twanga gukora kugira ngo tudadukisha izina ry'Imana, Dieu, twebwe ubwacu n'inshuti n'imiryango. Ariko kera nashoboraga gutinya gukora ibyaha kugira ngo amategeko ya leta atamfata ngafungwa, nkumva imyaka kunkatira ni myinshi. Rimwe na rimwe nanacunga leta irangaye nkabikora. Ariko uyu munsi niyo wiherereye uri ahantu abantu batakureba, hari igihe utinya kubikora ukavuga ngo mwuka arandeba, ukavuga ngo mwuka arantangira ibirego, ukavuga ngo ijisho ry'Imana rirandeba. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero ikintu umuntu agomba gutakaza, guhomba kugira ngo atunge agakiza, ni ukwiyubururaho umuntu wawe wa kera akavaho. Hari igihe kera tugitashya, nanjye mvuga ngo tukiri abana ndacyari umwana tugitashya, ariko kera hanjye nyine ubwo ni kera twagiraga hano tugasanga ikintu kimeze nk'inzoka tukiruka bakaduhamagara ati nimutuze nimuhumure abantu bakuru twari kumwe, ntago ari inzoka dore yaragiye yariyuburuye yahasize ikibiri cyayo. Cyakoze nyuma naje kumenya amateka, sindababaza yiyuburura gute, bati kubera ko itahita iva mu cyenda cyayo bitakunda, reka tukite icyenda irisonze ikananuka, amazi ntiyanywe, ibyatsi ntibirye ikananuka kijya kintu cy'inyuma kikagenda cyoroha igasesurukamo gake, ngo niyo isohorotsemo ikumva ntirimo ivamo neza, ngo irongere ikicisha inzaramo gakeya, ivamo rero ijya guhiga ibyirya kugira ngo yongere isubirane ubuzima buzima. Rero nagengwaga na kamere, iby'umubiri nabyishyuraga iby'umubiri, ariko uyu munsi iby'umubiri ndabyishyura iby'umwuka. Ntabwo umuntu mvuze nanjye icyo nzamwishyura ari ukumvuga, ntabwo umuntu unyanga nanjye icyo nzamwishyura ari ukunyanga, ntabwo umuntu unyibazaho nabi nayo icyo nzamwishyura ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, kubera ko nagize ibyago byiza. Nimba ibyago byiza bibaho simbizi, ntandukana na Jado wanjye wa kera, ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge. Reka turebe icya kabiri ubundi dusenga Imana. Rero nagengwaga na kamere, iby'umubiri nabyishyuraga iby'umubiri, ariko uyu munsi iby'umubiri ndabyishyura iby'umwuka. Ntabwo umuntu mvuze nanjye icyo nzamwishyura ari ukumvuga, nyibazaho nabi nayo icyo nzamwishyura ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, kubera ko nagize ibyago byiza. Nimba ibyago byiza bibaho simbizi, ntandukana na Jado wanjye wa kera, ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge. Reka turebe icya kabiri ubundi dusenga Imana. Rero nagengwaga na kamere, iby'umubiri nabyishyuraga iby'umubiri, ariko uyu munsi iby'umubiri ndabyishyura iby'umwuka. Ntabwo umuntu mvuze nanjye icyo nzamwishyura ari ukumvuga, ntabwo umuntu unyanga nanjye icyo nzamwishyura ari ukunyanga, ntabwo umuntu unyibazaho nabi nayo icyo nzamwishyura ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, kubera ko nagize ibyago byiza. Nimba ibyago byiza bibaho simbizi, ntandukana na Jado wanjye wa kera, ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge. Reka turebe icya kabiri ubundi dusenga Imana. Hanyuma iyo twafashijwe abarokore turavuga ngo turi abami, turi abatambyi, turi ibikomangoma mu bwami bwa data, ndetse abenshi banabigendera ko tuzaba abayobozi, tuzaba abatware, banabigendera ku magambo Petero yabajije Yesu ati abantu basize ibyacu tukagukurikira, aramusubiza ati muzabe kubirwa ishuri 100 kandi muzicara no ku ntebe nziza z'icyubahiro maze mucira imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Kandi koko niko kuri niko byanditse. Tukahera tuvuga ko iyo twafashijwe turavuga ngo turi abami, turi abatambyi, turi abatware mu bwami bwa data, turi ibikomangoma, niko kuri. Ariko ubu buyobozi twihaye
ndetse twahawe n'ijambo ry'Imana. Mumbabarire, ubu buyobozi twahawe n'ijambo ry'Imana, ubu buyobozi rwose bwanditse mu gahanga tugenda nako tuzayobora, tukaba abatware, tukaba abatambyi, tukaba abami, tukaba ibikomangoma, tukubahwa. Abisirayeli sha babanje mu bintu bakajya baduca imbere, tukabacira imanza, bakavuga ibyabananiye, tukababwira ko twe twabishoboye, tutari nabi imbere mu by'agakiza. Ubanza aricyo bivuze. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero ubu buyobozi dushaka, ubuyobozi twahawe n'ijambo ry'Imana, nigeze kumva amakuru makeya yuko iyo umuntu yiyamamariza cyangwa ashaka kuba president, ashaka kuba umuyobozi w'igihugu, hari kondisiyo. Zimwe muri kondisiyo, iya mbere baramubwira ngo nimba ushaka kuba president, kubera ko iyo abantu bagiye kwiyamamaza n'abarwanya igihugu baraza, n'ababa hanze mu buryo bwemewe n'amategeko baraza, bose bakihuriza hamwe abakandida bakaba benshi. Hanyuma rero itegeko ribamo, ibwiriza ribamo bagenderaho, riravuga ngo noneho urabanza uhomba ubwene gihugu bumwe usigarana ubundi kugira ngo wemere kwiyamamaza, kuko ntuziyamamaza kuyobora Ubuhinde, ntuziyamamaza kuyobora igihugu B, kandi uri wo mu gihugu ufite ubwene gihugu bw'igihugu A na B ngo bikunde. Ushobora kuzaba umuyobozi wa B uri ufite n'ubwene gihugu bwo muri A, ukazaba umugambanyi, wakora amanyanga ugahungira muri kiriya gihugu kikakwakira kuko ufite ubwene gihugu bwacyo, ntiwitwe n'impunzi. Oya, urabanza utakaza ubwene gihugu bumwe usigarana ubundi, ubone kwakirirwa kandidatire, cyangwa se ubone kwemirwa, cyangwa se ubone gusabwa imikono, ariko hari ubwene gihugu wabanje gutakaza bubemeze ko ubwo bwene gihugu usigaranye bumwe bukwemerera kuba wayobora igihugu. Iyo dusomye mu Bafilipi 3:7, Paulo yabwiye Abafilipi, ntago ndi buze kuvuga impamvu ngo uko bari birase ngo twebwe reba twubatse Filipi imeze neza, cyangwa se ngo uko bari batangiye kwirata, abagore bavuga bati ge nambaye igitenge gihenze, undi ati ge nambaye ikikurusha, undi ati sinjya gushima Imana ntabonye igitenge cyiza, undi ati ge sinshaka umugabo ntabonye umukire. Dore ibintu nk'ibyo byose abatera komantere bivuga mu buryo butandukanye. Aha rero ngo niho Paulo yabandikiye avuga ngo ariko rero ibyo murimo byose, ibyo mwirata byose, nubwo mubyirata mwibuka ikintu kimwe, muri mwisi, kandi twebwe mwisi ntabwo ari iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azava. Imana ishimwe, aleluya. Rero ikintu cya kabiri ugomba guhomba kugira ngo uhabwe agakiza ku buntu, ariko ugatunge hari icyo wiyemeje guhomba. Uhomba ubwene gihugu bwa kabiri kugira ngo usigarane ubwene gihugu bumwe, ugasigara mu isi ukayibamo ariko utari uw'isi, ukagenda mu isi ariko utari uw'isi, ukayibabarizwamo ukihangana. Tugiye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Izina ryawe nirihimbazwe, aleluya. Tugushimiye icyizere watugiriye, ugafata imigisha yose ukayishyira muri Yesu, warangiza ukamuduha kugira ngo atubere umuhoza w'amarira. Izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhaye icyubahiro. Wavuga ibyawe ntabwo yabisoza, ariko tubaye dusubikiye ahangaha. Rero ibi ngibi tuvuze twahomba kugira ngo dutunga akagakiza waduhereye ubuntu, ntabwo twabyishoboza. Dukeneye imbaraga zawe kandi tuguhaye icyubahiro kuri mwiza. Bantu bazumvira ijambo bari mu bitaro, bazumve mu buzima buzima. Bantu bazumvira ijambo bari mu kazi, bazumve mu buzima buzima. Bantu bazumvira ijambo aho bari hose mu modoka bagenda, bazumve mu buzima buzima. Izina ryawe nirihimbazwe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibahe umugisha.